Nshuti mwene data, reka gushimire wowe tujye kubana mu nkuru y'uyu munsi. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu cyiswe social media, ku kintu cyitwa tekinoloji. Biri kutwerekeza hehe? Mbese mu buzima bwacu ubundi iyo turi kureba twabonye byaratangiye gute? Biri kwerekeza he? Biri kutuganisha? Reka ne gutinda mu by'ukuri mbabwire ngo ni iki njyewe ndi kubonamo. Kandi naravuze ngo nta na rimwe nzayangira ikintu numva ndi kureba nkagira icyo mbona ngo mbyihererane ne kubwira abana b'Imana, kubera ko icyo numva nifuza twese ari uko twazabona ubugingo buhoraho, twese tukazabana mu bwami bw'ijuru. Social media zijya gutangira, yatangiye ari ibintu nyine ubona abantu bose bishimiye, ni ikintu cyafashaga umuntu uwo ari we wese kugira ngo abashe gukominikana n'abandi babaga bari kure. Numva bitangira njyewe icyo nibuka wenda byatangiriye kuri za yahoo.com, nyuma haza kuzaho Facebook yo noneho iza ari agashya nyine yo murakiraho amafoto, ugashyiraho abantu bakabasha gukora za comment, undi akagusubirizaho, ukabona rwose ibiganiro ni byiza, abantu bari kure ariko bari kubasha kwegerana bakaganira. Ariko ikintu naje kubonamo nuko uko kuntu byose byagiye biza byari kugira ngo bigende bisa nk'ibidutandukanya n'abantu nyine n'inshuti, kuko urumva mbere washoboraga gushaka uburyo wegerana n'umuntu, ariko ibyo ngibyo noneho bikorohereje ubuzima, bikwereka ngo wa muntu nubwo ari kure muri kuganira ariko bizatuma nyine utabasha kumwegera nk'uko wumvaga washaka kuzajya kumureba nyine mukaganira birushijeho. Ibyo ngibyo rero nicyo kibazo ngenda ngiye mbonamo, ariko noneho dore aho ndi kukubwira bijye bigana. Byatangiye ari ibyo, Facebook ijeho, ivuyeho turimuka tugiye kuri Instagram, ariko n'ubundi hose turahaguma, Snapchat tukimukiraho tukabona nta kigenda, tukahaguma TikTok twese tukimuka. Mbese ahantu hose tekinoloji ntidusiga, oya rwose byo kudusiga, reka natwe tujye tugendana nayo, tuyirebe, turebe ibiri kuza, ariko tugire n'icyo twigiramo. Ibyo byose ukareba ugasanga abantu basigaye ari byo bahugiramo. Umuntu ugasanga asigaye ajya kuri social media ari gushakaho like, ari gushakaho aba followers, ari gushakaho aba subscribers, arimo aragerageza, yego biramutunze biramwinjiriza, arimo arashaka ibyo bintu, ni byiza rwose bishake, ariko ndi kukoza mwene data, izo like ushaka mu ijuru ho bari kuguha zingahe? Nicyo uri gukora kuri izo social media gituma byibura uhabwa na like mu ijuru? Bitekerezo mwene data, abantu bari gushaka iby'isi kandi bakabijyamo bikabakundira. Umuntu ukabona aramara amasaha 5 akajya kuri YouTube akareba filime cyangwa akareberaho ibyo ashaka kureberaho. Umuntu akajya kuri TikTok agascrollinga arimo arebamo utwo video tw'iminota ingahe, akumva tukamushimisha agaseka, akamaraho isaha imwe, amasaha 2, amasaha 3, ariko yagera mu by'Imana bikanga. Yajya gusoma Bibiliya ntaba yayimaraho iminota 20 ntibyamushobokera. Yajya gusenga atangira kuvuga kumva ntacyo ari kubona ngo abasha kubwira Imana. Okay, none se ko ufite connection mu by'isi kubijyamo bikagukundira ukamaramo amasaha, ariko mu by'ijuru bikanga, biri gupfira he mwene data? Gerageza bari wo kureba biri gupfira he, bimeze bite? Noneho rero hari ukuntu ugira gutya wabaza abantu, wamubwira se ufite Bibiliya, akakubwira ati Bibiliya ndayifite muri telefone. Wambaza telefone kuki utafite iyo Bibiliya, bimeze bite? Bibiliya sigahenze, Bibiliya busigaye gura 20 ingahe, kandi telefone afite iragura miliyoni. Ukibaza ukuntu waguze telefone ushyira mu Bibiliya, kandi Bibiliya iri kuguhenda, telefone yo yaraguhenze birenze igiciro cya Bibiliya, ariko Bibiliya ntiwayigura. Dore ikibazo aho kigeze. Kandi noneho ikibabaje njyewe ndi gushaka kukubwira ngo izo tekinoloji nkubwira ibyazo, iyo bagiye kwa updatinga application uzanarebe neza. Nagiye ko nambona na Bible bara updatinga, Bibiliya bara updatinga, bari kwa updatinga iki muri Bibiliya? Ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ryanditswe ridahinduka, bari kwa updating. Ubwo ntibabuze nka verisi imwe cyangwa nk'agace kamwe nk'igitabo kimwe, niba ari Zaburi, niba ari Matayo, niba ari Mariko, sumbaze ubwo baba bagize icyo bahinduramo, ariko wowe ugakora kuri update ntuzi ibyo bashyizemo. None kwitunze muri telefone, igihe bizaba bikomeye, uzaba ukeneye gutungwa n'ijambo ry'Imana, uzatungwa n'iki? Uzatungwa n'iryo bahinduye. Kandi ijambo ry'Imana ubundi cyaga gutunza ari Bibiliya. None ko Bibiliya ziri kuva ku isoko kubera ko nta muntu ukigura Bibiliya, none abazikora nabo ntibakibona abaguzi, bari kubihagarika. Bibiliya ntizigifite abaguzi, none n'abazikoraga bari kubona bari guhomba, ntabwo bakizigurisha kubera ko abantu bose bari gutunga Bibiliya muri telefone. Igihe bizaba bikomeye ugomba gutungwa na Bibiliya, bizagenda bite? Kuzatungwa niyo muri telefone, kandi iyo muri telefone izaba itakiriho. Hari n'ubwo wenda bazayikuramo cyangwa batanayikuramo ikagumamo, ariko bakagushyiramo ibyo uzagisoma bidafututse. Nshuti mwene data, reka tube maso. Ubwo noneho ngiye kuvuga kuri izo tekinoloji, ikintu cyatumye nanone mpaguruka mvuga ngo ngiye kuvuga kuri iki kintu, mbwira abana b'Imana ni iki kintu cyitwa ngo ni ikigirwamana batuzaniye gifite umunwa noneho kivuga. Iki ndi kukubwira ni AI, ni artificial intelligence. Nshuti mwene data, ariko ntabwo tureba. Reka ngusomere mu ba Tesalonike igice cya 2 umurongo waho, reka mpere kwa 3, haranditse ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka.
ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Nkimara kugusomera iki gice kugira ngo bigendane, reka ngusomere mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo waho wa nyuma wa 18 haranditse ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666. Umutwe w'iki gice wo mu Batesalonika hatangira handitse ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Uwo mugome nta wundi ni Satani, niwe uzabanza guhishurwa. Uwo mugome nta wundi nuwona gusomeye mu Byahishuwe ni umuntu. Iyo usomye muri Bibiliya y'Icyongereza n'Igifaransa niho babivuga neza. Mu Cyongereza baravuga ngo a man, mu Gifaransa bakavuga homme, bivuga ngo ni umugabo. Ntabwo Satani azaza ari kwa kundi bagiye batubeshya ngo ni igisimba ngo kizaza ngo kimeze gutya ngo kishushanyije ngo gisohoke ngo gisohoke ahantu ngo n'iki ngo tutagiye tubona ibintu byakomeye. Ni umuntu. Bibiliya iri kubikubwira ngo ufite ubwenge niyumve hano hantu harakomeye, ufite ubwenge. Reka mbigusubiremo mu Byahishuwe ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, ni umubare w'umuntu. Nyene data, none niba ubona ibi byose bari kutuzanira ibi byaduka, n'uwo muntu uri kubikuzanira, n'uwo muntu uri kubishyiraho, niyo tekinoloji bari gusohorera, bitekerezaho nawe ukanura ufungura amaso. Baratuzanira ikigirwamana none gifite amatwi kivuga, gifite amatwi kirumva, gifite umunwa kiravuga. Niba nizabaye kukubwira ngo bagusimbushe Imana yawe, mbere umuntu yararwaraga, mbere umuntu yagiraga ikibazo icyo ari cyo cyose agahita ahamagara Imana akajya kumva agasenga. None ubu ngubu consultation ntabwo ikiri Uwiteka, consultation yabaye za GPT. Umuntu agira gutya yaribwa mu nda agahita yandikira GPT, ndi kuribwa mu nda mbigenze nte, nawe yiteguye igisubizo cyihuse. Inywa amazi ashyushye, shyiramo akadimu se, simbizi kikubwira. Wagira ngo wagize akantu gato ngo ndikumva mu maguru ngo ntameze neza ngo hari ibintu nk'ibi, mbese ufite nawe kuyibwira igahita iguha igisubizo. Kandi noneho ikibi cy'iki kigirwamana nta nubwo kirekeraho, gihita kikubwira ngo naguha n'ikindi gisubizo ngo bitewe ngo ngero nk'edetaye ngo mpereza ngo kanaka ngo ndakubwira ibyongeraho. Umva, ikigirwamana gifite amatwi kivuga. Badusimburije Uwiteka ibyo, ariko abantu ntabwo babaye maso ngo babirebe babibone aho turi kwerekeza ni hehe. Nshuti mwene data, ndakwinginga ube maso, ndakwinginga ukanure, ndakwinginga ngo ibi ngibi izi tekinoloji nawe ube maso uzikoresha igikwiriye. Witangira kugira ikibazo ngo uhite ubaza GPT. None ubu dore rero turi kwerekeza ari naho hantu hakomeye, nuko byavuzwe ngo inzira y'Uwiteka ni inzira iruhije, ni inzira ifunganye kugira ngo ugere ku Uwiteka, ni inzira y'amahwa. Uzanyura mu bigeragezo, uzanyura mu bikomeye, ariko inyuma hari iki? Hari imigisha, hari ubugingo buhoraho. Aha niho abantu batari kubasha kumva. Abantu bakijya ku Uwiteka kuko bari kubona ibyo bitinda, ari byo by'ibyo by'amahwa, ari byo bikomeye, ari byo bigeragezo. Wajya gusaba Uwiteka ntahita gusubiza, ukumva ntabwo bishoboka, ntabwo nzategereza iminsi, ntabwo nzategereza amezi, ntabwo nzategereza umwaka. Kubera iki noneho bakuzaniye cya kigirwamana gihita kiguha igisubizo aricyo GPT. Uramwandikira, wakwandika wamubwira uti mfite ikibazo iki agahita gusubiza, agahita kongeraho n'ibindi wowe utamubazaga byose, agahurudura ibyo noneho nawe ugakomereza byose arabiguha. Nshuti mwene data, ni ukuri reka tube maso, turebe dusobanukirwe n'iki dukwiriye gukora muri iyi si yanduye, muri iyi si iri kutwohereza mu by'isi nyine mu bya Satani. Turagomba kuyibamo gute tubana n'ibyo ngibyo? Nta kindi rero cyabidushoboza uretse Uwiteka wenyine. Mu gihe utari kumwe n'Uwiteka, mu gihe utabana n'Uwiteka, mu gihe udafata amasengesho, mu gihe utiyiriza ubusa ngo urwanye imyuka mibi yose iri kugenda iza umunsi ku wundi, mu gihe udashobora kuba imbere y'Imana ngo uhimbaze Imana, usenge Imana, muganire, igukomeze muri ibi bihe, nshuti mwene data, ntabwo byashoboka, ntabwo wabiroma. Ni ukuri nta muntu njaginga, ntawe mbwira ngo social media nimbi, ngo tekinoloji nimbi. Reka nanjye ndazitunze. Izo TikTok ndazigira muri telefone yanjye, muri za Instagram, za YouTube ndazigira, ariko mwene data ndakwinginga ngo menye uburyo ukwiye kuzikoreshamo, zifata umwanya wa Yesu Kristo mu buzima bwawe, ahubwo nawe ubwawe zikoresha mu buryo zikwiye gukora, zigahesha Imana icyubahiro. Reka rero ngusaba mwene data, nukuri wowe wumvishe inkuru, we twabanye ukoreshe ya, kuko hari n'undi wayigezaho ikaba yagira ikimumarira. Reka rero ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.